The All Woman, filimi y'uruhererekane y'ibikorwa action cyangwa za filimi zirwana, iteganyijwe gusohoka mu mwaka wa 2025, ikaba irimo umukinnyi w'icyamamare Angelina Jolie, akaba azakina nk'umugore ufite imbaraga zidasanzwe. Inkuru ikubiyemo insanganyamatsiko z'ubugambanyi, kwihorera n'ibibazo by'imiryango, aho abakinnyi bahura n'amakimbirane y'amarangamutima ndetse n'ibikorwa by'ubutwari mu rugendo rwo kurengera abo bakunda no guhangana n'ibibazo byabo byahise. Filime irimo amashusho akomeye cyane y'ibikorwa cyangwa action. Abantu bakunda filime zo kurwana abenshi iyi filime bazayikunda, aho abakinnyi bahura n'ibihe by'ubwoba ndetse n'ibyishimo, bigaragaza imbaraga z'ubutwari n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Ibitekerezo by'ingenzi birimo ubugambanyi, kwihorera n'ubutwari, byose bigaragazwa mu buryo bwimbitse muri iyi nkuru. Bitewe n'uko iyi filimi iteganyijwe gusohoka mu mwaka wa 2025, amakuru arambuye ku bijyanye n'uburyo bwo kuyireba azatangazwa mu gihe kizaza. Abakunzi ba filime bashobora gukurikira amakuru mashya kuri The All Woman binyuze mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga z'abayobozi b'iyi filime. Iyi akaba ari imwe muri filime itegerejwe n'abantu benshi. Icyo ngusaba ni ukugumana natwe ukaguma kuri ino channel yacu, kuko ari kugezaho amakuru yizewe kandi ku gihe ya filimi nziza zigiye gusohoka. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao.